Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Twinjiye mu cyumweru cyo kurimbuka cyangwa se imperuka ku bintu byose byagerageje kurimbura ubuzima bwawe. Kadusoma ijambo ry'Imana. Yeremiya ibice 30:16. Icyakora abakurimbura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa. Imana ishimwe cyane. N'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. 17. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe. Mana yampaye ubu butumwa ngo bugere ku bantu bose bishoboka ko babasha kugeraho. Ubwo n'uruhare nawe wabigiramo. Iki cyumweru twinjiyemo ni icyumweru Imana ije gukora ibintu bitamenyerewe ku buzima bwawe. Wowe ukurikiye message y'umunsi, niba ugira ubuntu bwo kumva aya magambo, please reka iri jambo urifate nk'iryaho. Aha ntabwo Imana iri kuvugana n'abandi bantu, iri kuvugana nawe biri personnel. Imana yavuze ngo abakurimbura bose bazarimburwa. Ntabwo nzi ibigerageza kurimbura ubuzima bwawe, ariko Imana yabyitegereje. Wowe ukurikiye message y'umunsi, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ijuru ryitegereje ibintu byose byagiye bigerageza kurimbura ubuzima bwawe, byagerageje kurimbura umuryango wawe, byagerageje kurimbura urubyaro rwawe, byagerageje kurimbura ababyeyi bawe, byagerageje kurimbura abana bawe. Ibintu byose byagerageje kurimbura akazi kawe, ibintu byose byagerageje kurimbura ingendo zawe, ibintu byose byagerageje kurimbura gukiranuka kw'Imana iwawe. Iki cyumweru Imana ije kubirimbura. Bibiliya ivuga ikintu cy'ukuri kitahinduka. Iravuga ngo ikintu umuntu abiba nicyo asarura. Harageze ko habaho gusarura ku mbaraga zagerageza kwihimura ku buzima bwawe. Herode ngo yabonye anejeje abayuda kuko yishe umwe ngo arangije ashaka kwiyongeza Petero, ariko ntiyarabizi yuko Petero Imana iri buze kohereza marayika akamusohora, akamukura muri icyo gicu cy'abambuzi. Sohoke muri iki cyumweru mu gicu cy'abambuzi. Hari amakuru numva nahawe kandi ngomba gutanga mu mwuzuro wayo. Turashima Imana. Turi mu gicaniro cy'ubuhamya. Igicaniro cy'ubuhamya, amazi, umunyu ndetse n'amavuta. Turacyari muri uyu mwuka. Hari ibindi Imana yanganirije. Kimwe mu bintu Imana yanganirije, narinda ahantu ndiho ndagenda. Mwuka wera arantwara. Arambwira ngo ugende ujya ahantu winjire ufate ibintu binibi. Kankwereke bimwe mu bintu nafashe Imana yanganirije. Kimwe mu bintu nafashe harimo iyi isahani. Iyi ni isahani bapfunyikamo ibyo kurya. Ariko iyo ushyizemo ibyo kurya ukayiriramo, iyo umaze kuyiriramo urayijugunya, ntacyo iba ikimaze. Imana ishimwe cyane. Aya ni amasahani abiri, by the way. Aya ni amasahani abiri. Izi ni isahani. Hari igihe iyo ugiye kugura ibintu bagushiriramo, hari igihe usaba ibyo kurya bigasigara bakagupfunyikira. Iyo wasabye komande bagushyiramo no kugira ngo bidahora. Iyi ni isahani, ariko ni isahani ikoreshwa rimwe gusa barangiza bakayijugunya. Iki nacyo ni igikombe. Iki ni igikombe kavuga ngo gishobora gukoreshwa ibintu byose. Ibyo washyiramo byose cyabibika. Abaye ari amazi, ari ibintu biri liquid ushizemo cyabibika. Icyo washyiramo cyose wagishyiramo kikakibika. Ariko gikoreshwa rimwe. Umva rero uko Umwuka wera yanganirije. Yambwiye ngo hari abantu ubuzima Imana yahaye ubuzima. Hari abantu Imana yahaye ubuzima. Ngo ari kumwanzi ariyeranja anyura mu bantu babugufi, anyura mu bantu bahuye, anyura mu bantu bakuranye, abo baturanye, abo bakoranye cyangwa se abakoresha babo, ababigishaga, abo bagendanaga, anyura mu bantu basenganaga, anyura mu bantu bo hafi aho. Ngo arangije abambura ubuzima bwabo, basigara barateshejwe agaciro nk'ibi bikoresho. Iki gikoresho maze kugikoresha ntabwo wacyoza ngo ukibike uzongere kugikenera.
nabwiwe ngo muri iri jambo ngo nzagarura amagara yawe. Hari abantu batakaje amagara yabo. Bibiliya ivuga ngo I will restore their health, ubuzima bwabo, zongera guhembura ubuzima bwabo. Hari abantu batakaje ubuzima bwabo, hari abantu batakaje agaciro, hari abantu batakaje iby'umumaro. Isi iragendera bakamura, basigarira abantu bari aho ngaho. Iki cyumweru Imana yambwiye ngo igarutse kongera gusubiza abantu agaciro kabo, igarutse kongera gusubiza abantu mu mwanya batakaje. Ntabwo uri igikoresho umuntu akoresha icyo ashaka narangiza kijugunye hariya. Kankubwira, umuntu w'umumaro wagerageza kumupfukirana ariko ntiwamuhisha burundu. Umuntu w'agaciro wagerageza kumusenya, wagerageza kumuvuga nabi, wagerageza kumwanga, ariko ntabwo yakangika burundu. Isi igerageza gusibanganya ibimenyetso by'ahantu abantu b'umumaro bari kugira ngo abo yateguye bagaragare nk'ari ab'agaciro, ariko igihe kiraza ikindi kigahita wa muntu w'agaciro akagaragara. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri iyi ni isahani ariko ikoreshwa rimwe gusa. Ahangaha rero dufite ibindi bikoresho. Imana ishimwe cyane. Iyi ngiyi ni isahani. Iyi sahani iyo umaze kuyiriraho kubera yuko ari iy'umumaro, kuko ari iy'agaciro, ntabwo uyijugunya. Iki gikombe umaze kukinyweramo kuko umumaro wacyo utarangira rimwe. It is not used just once. Uragikoresha ukongera ukacyoza ukongera ukakibika. Kubera iki? Agaciro kacyo. Ijambo ryavuze guki muri Yeremiya 30:17, nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe. Igihe kirageze ngo imyanda yose wandujweho abantu bakakwitiranya. Imana ishimwe cyane. Umuntu akakubona akabona umeze uku nguko, nyamara mu maso y'Imana ufite aka gaciro, uri zahabu, uri uw'agaciro. Imana ikubonamo iby'agaciro, Imana ikureba nk'uzahindura ibintu byinshi. Kamvugane nawe aho uherereye, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa mufiyemere we, sinzi ahantu uri. Imana yambwiye ngo igaruye agaciro kawe kagerageje kwirengagizwa, kageragejwe gutakara, ariko ntabwo watakaza agaciro kawe. Abantu bakubona nka za jenike, bakubona nk'ibintu umuntu akoresha yarangiza akajugunya, ariko uri uw'agaciro. Imana ije gusenyagura ibintu byose byagerageje gusenya ubuzima bwawe. Muri iki cyumweru muze dusenge, muri iki cyumweru muze duhagarare ku gicaniro cy'ubuhamya. Abantu bakuririyeho, baguprofitiraho, bakugenderaho, barangije barajugunya. Isi gutwara aho ishaka, iraguhuha aho ishaka niyo kujyana. Iki cyumweru Imana ije kugarura agaciro kawe. Uyu si uriwe mama, uyu si uriwe papa, wa mukobwa unkurikiye, uyu si uriwe. I don't care, sinita ku byo umaze igihe ucamo. Mu by'ukuri uciye muri byinshi, bimwe urabyibuka ibindi ntubyibuka, kuko byose ubyibutse warwara imitsi y'umutwe yacika. Ariko uyu si uriwe. Kankubwire wa mupapa we, ubu si uriwe. Wa mukozi w'Imana, uyu si uriwe. Wa mushumba we, uyu si uriwe. Wa ntumwa we, uyu si uriwe. Wa munyamasengesho, uyu si uriwe. Sinzi ibyo unyuzemo. Urashaka kuvuga uti hoya nanjye pastor, mu by'ukuri ndigaya, nanjye mbona ko nta cyundi cyo, nanjye mbona ko ibintu bigoye, cyangwa se ngomba kwiyakira. Wikwiyakira. Uyu si uriwe. Hari uriwe w'agaciro, hari icyuri cyo kitahishwa, hari agaciro Imana yakugeneye. Igihe kirageze ngo wongere utegurwe ahantu, wongere ube kwifuzwa. Ndagira ngo twongere dufate ibi byo gusenga. Iki cyumweru tuzaba turiho gusenga. Mwuka Wera yambwiye ngo kuwa gatanu w'iki cyumweru tuzafata igaburo, tuzajya ku meza y'umwami, dusangire ibyo kurya by'umwami, dusangire ibyo kurya by'umwami. Ndagira ngo uhereye uyu munsi ku wa mbere, abayumva ku wa mbere, abayumva ku wa kabiri, abayumva ku wa gatatu, mwitegure. Iyi minsi mwe mwitegura musenga. Imana igiye kongera isohore mu mibiri yacu ibintu umwanzi yinjijemo. Kankubwire, umuntu ni inzu. Iyo umuntu yubatse inzu, icyo aba akeneye ni uko hazagira umuntu uza akayipangisha, akayituramo. Umuntu ni inzu, uyu mubiri ni inzu.
hari igihe uyu mubiri usanga waradukiriwe n'imbaraga y'umwanzi, ugasanga hari ikintu cyinjiye mu gisenyi by'Imana isutse muri wowe, haza ibintu by'ubuzima byakugeramo bikongera bigatakaza ubuzima. Ariko hari igihe Imana yinjira igasohora ibyo bintu byose, noneho iyo soko ikongera ikayizibura. Kankubwire, yigusha kuba waratinze kugera ahantu Imana yakubwiye, wenda kuko amasengesho yatinze gusubizwa, ariko hari icyo wari utwita abandi bantu badatwite. None se kankubaze, ntitubona Hana yarabyaye, Imana ishimwe cyane. Penina sebo ntitubona yarabyaye, ntitubona ko Penina yabyaye mbere ya Hana akabyara n'abana benshi cyane, ntitubona Penina yirata kuri Hana. None se mbwira, wabuza abana Penina yabyaye ari bangahe? Ese hari umwana uvuga mu bana Penina yabyaye? Ariko Hana watinze kubyara, Hana watinze ku musozi w'ikigeragezo, igihe ijuru ryamutwikuruye nk'uko ubuzima bwa Imana butwikuruye. Samweli yabyaye, n'uyu munsi turacyamuvuga. Imyaka ibihumbi n'ibihumbagizi irashize, turacyavuga Samweli. Birashoboka ko watinze muri process, birashoboka ko isoko ya mbere yawe yabaye mbi, birashoboka ko n'iya kabiri yabaye mbi, yewe n'iya gatatu ishobora kuba itameze neza, ariko hahora hari indi soko yindi ya kane. Hari isoko Imana ifukura ku buryo uvuga ngo yo, burya yandi nubwo nayitaga amasoko byari ibiziba biri mu binogo nivurugutagamo, nge nkagira ngo nageze ahantu ngomba kugera, kumbe ntarahagera. Hari abantu bazi ko barangije kubyara, kumbe Imana izi ko batarabyara babana b'amasezerano. Hari abantu bazi ko barangije gukora ibirori, kumbe Imana izi neza ko nta na rimwe barakora ibirori kuko nabwo ntibaravuka. Ugasanga umuntu yifata nk'umuntu usanzwe, kandi you are special, urudasanzwe. Iki cyumweru rero dufata ibihe byo gusenga, tuzajya ku meza y'Umwami. Mwebwe abizera, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana, message y'umunsi umugambi Imana ku buzima bwanyu, muganirize inshuti zanyu, mutumire inshuti zanyu, muzibwire ngo tuzajya ku meza y'Umwami kuwa gatanu nijoro. Itegura usenge, vuge ngo Mana, nanjye ndashaka usohora ibidakwiriye mu mubiri wanjye, mu rugo rwanjye, mu gihugu cyanjye, mu muhamagaro wanjye, mu buzima bwanjye n'Imana. Hanyuma hinjira iby'agaciro. Ntiwirengagize ijwi n'Imana ivugana natwe. Imana igarutse ku resitora iby'agaciro byacu. Bibiliya yatangiye ivuga ngo icyakora abakurimbura bose nzabarimbura. Ni icyumweru kikurimbura. Iki ni igicaniro cy'ubuhamya. Uragomba nawe kugira ubuhamya, uragomba kugira nawe inkuru usangiza abandi. Ubuzima bwe ntibwarangiriye hariya mwene data. Reka abantu bavuge, reka abantu bakore. Iyo hageze ko Imana ikora, abantu bose baritegereza icyo Imana ikoze. Imana ishimwe ko hari abantu batinze kugera ahantu, ariko batinda bari kumwe n'Imana. Imana ishimwe ko hari abantu bayobeye mu nzira, ariko Imana iri kubagaruza neza yayo. Imana ishimwe ko hari abantu baciye mu bihe byari bidasobanutse, ariko Imana ikaba yari imaze igihe gusobanura ubuzima bwabo. Ndagira ngo witegure mu bihe byo gusabana n'Umwami. Tuzajya ku meza y'Umwami. Ibyo kurya tuzarya by'umwuka, indwara zizakira, baboshye bazabohoka, ngumba zizabyara, abarwayi bazakira, impumyi zizahumuka, abatumva bazumva, abafite ubumuga bw'umubiri buzavaho. Muri iki gihe cyo gufata igaburo, muri iki gihe cyo kujya ku meza y'Umwami, itegure. N'aka kanya ndumva kunyuranaho kubitangaza, ndumva inzira zisimburana, ndumva mpawe Daniel kabiri ngo ni Imana inyuranye ibihe n'imyaka, ikimura abami ikimika abandi. Yewe wa mwami we, yewe wa mwamikazi we, intebe yawe y'ubwami irateguye, icyicaro cyawe cy'amahoro kirateguye, icyicaro cyawe cy'agaciro kirateguye, icyicaro cyawe cy'imbaraga kirateguye. Yewe wowe umaze igihe umeze nk'ingumba, wowe umaze igihe umeze nk'aho nta shusho, yewe Imana ihishuye ishusho yawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uko iby'agaciro bigaragara. Yosefu baramuhishe, bamugaragaza nk'irasahani bakoresha bakajugunya, kumbe Yosefu ni umuntu ukenewe, ni umuntu Umwami azavuga ngo nta wundi twabona umeze nka Yosefu. Mana ishimwe ko Imana yakwisigarije, kuko waciye mu bigoye ariko Imana yarakwisigarije, kuko waciye mu bihambaye ariko Imana yarakwisigarije, kuko wararuhijwe warariganyijwe ariko Imana yarakwisigarije. Sinzi ibyo uciyemo, umatara na message y'umunsi. Ni message irema, ni message yubaka, ni message ihindura amateka y'ubuzima bw'umuntu. Iriwe neza pastor, amahoro y'Imana bane nawe. Nejejwe no gushima Imana
uyu mugoroba kubw'imirimo myiza yankoreye. Ndashima Imana ko yankijije ubwoba. Ndumva natangiye kumva mesaje y'umunsi kuva mu kwa 12 k'umwaka ushize, nkayumvira kuri TikTok, nkayumva bisanzwe, nkagenda nyine scrollinga nkayumva gakeya, kubera ko ahantu ndi nyine ni ahantu mba mu gihugu cy'abasilamu muri Omani, ni ahantu utapfa kubona uko uterana. Icyo gihe rero ngitangira kuyumva nayisanze kuri TikTok, nkapfa guscrollinga nkageraho nkayisevinga nkaza kuyumva, kubera ko nyine numvaga hari ubwo numva nkeneye kumva ijambo ry'Imana, ariko nkabona nta handi hantu ndi kurikura. Nari naraye nta Bibiliya nzanye kubera gutinya, nta kintu na kimwe nari maze igihe ntazi ngo ibintu by'Imana bimera gute. Icyo gihe rero nkiyibona mesaje y'umunsi najyaga nyidawunilodinga rimwe na rimwe nkayumva, ariko nkumva biraho. Ariko igihe kimwe nza kwicara, kubera ko nubwo byari numvaga biraho, numvaga ahandi ifite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, kubera ko numvaga nsa n'uwakamutse, numvaga nta kintu na kimwe nitayeho, numvaga amaganya gusa ariyo yuzuye mu mutima wanjye. Ariko biza kugeraho ndavuga nti rero TikTok nta kindi kintu ndi kubikoraho, reka ngerageze ndebe ko nabona Pastor Eric kuri YouTube, njye nkurikirana ijambo ry'Imana, TikTok nyiveho. Kuko iyo nabaga mbonye ijambo kuri TikTok sinabonaga umwanya wo gukurikirana ijambo neza, nahitaga scrolling, mfata umwanzuro wo gusiba TikTok, ngira kuzajya gukurikirana ijambo ry'Imana, ntangira kugira ibihe byiza byo gusenga. Ariko icyo nshimira Imana, kuva icyo gihe ntangira kumva ijambo y'umunsi, umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, nyine mba numva ntuje, kuko nari umuntu uhorana ubwoba, numva nta cyizere cy'ubuzima mfite, numva mbese narakamutse. Ariko nkubwije ukuri, iyo bwije ntumvishe ijambo ry'umunsi, mesaje y'umunsi, umutima wanjye mbura amahoro, numva hari ikintu cyahoze mu buzima bwanjye. Pastor, ndashima Imana iyo yakuzanye, iyo yaguhaye ubushobozi bwo kutubwiriza, iyo yaguhaye Mwuka Wera akakuyobora kugira ngo ujye utubwiriza. Ubuzima bw'abantu benshi burahinduka, cyane cyane ishingiye ku bwanjye. Ndashima Imana ko yampaye amahoro binyuze mu ijambo ry'umunsi, mba numva mfite icyizere cy'ubuzima. Iyo numvise ijambo nyine mba numva ntuje, mbese nyine muri mesaje y'umunsi, iyo ndi kumva mesaje y'umunsi mba numva wagira ngo hari undi muntu nyine turi kuganira, mba numva wagira ngo nicaranye n'inshuti yanjye turimo turaganira, kuko mba numva ntari njyenyine nk'uko mbere byari bimeze. Ibyo nicyo nshima Imana. Ndashima Imana kandi ko hari umunsi, ntabwo nibuka itariki neza, ariko hari umunsi mwatubwiye ngo tunywe amazi arimo umunyu. Ntabwo ari kiriya gihe, ntabwo ari mesaje mwatubwiye ngo yo gufata amazi, umunyu n'amavuta, oya, ni iyindi yatambutse mbere yaho, gusa nibuka itariki neza. Icyo gihe mwatubwiye kunywa amazi arimo umunyu. Ayo mazi arimo umunyu rero, njye nari mfite ikibazo cyo kuribwa mu nda cyane, hakandya nk'igise, ndahandya guhagarara bikanga, nkabura amahoro, nkababara cyane cyane cyane. Ubwo ngubwo kubera ko nyine natinyaga kuvuga ko ndwaye, kuko numvaga ko batari bunjyane kwa muganga,
nkaryama nkagira amahirwe nkumva biroroshye ariko bugacya bikongera bikamfata. Rero uwo munsi ndavuga nti ngiye kunywa aya mazi ndebe ko nkira. Ni nuko natekereje ko ntabwo nayanyweye nshaka kugira ngo hagire ikindi kintu gihinduka mu buzima bwanjye, numvaga nshaka gukira kugira ngo mbone amahoro mu mubiri, mbone uko nzajya nkora akazi nta kibazo mfite. Icyo gihe narayanyweye ndayanywa nizeye, kuva icyo gihe ntabwo ndongera kuribwa mu nda ntabwo hakindya nk'ibise. Mana harandyaga hakanzonga nkarira nkagaragurika nkajya he nkabura icyo mfata n'icyo ndeka, ariko kuva icyo gihe Imana yarankijije, nta burwayi na bumwe nyumva, nta kintu na kimwe nyumva kintesha umutwe. Ndashima Imana ko nabyo yabikoze, ndashima Imana ko ikindi nze muri iki gihugu ndimo yifasha ikaha amahoro, mbese nyine ikintu cy'ubwoba cyo nshimira Imana ko yankejeje. Nahoraga ubwoba bw'ibihe numva mpangayitse, numva ndi njyenyine, numva nta muntu unyitayeho, ariko muri iri jambo nabonye numva nyine ari ikintu cyagarutse mu buzima bwanjye. Ni byinshi nashima Imana, ariko Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimiye ibyo yakoze ku buzima bwanjye, ndayishimiye. Hari n'ibindi byinshi ihora imbwira muri mesaje nizeye ko izakora, nukuri ibyo nibisohora bizaherekeranywa n'ubuhamya bukomeye bw'ubuzima bwanjye. Ariko aka kanya nashakaga gushima Imana, mufashe duhe Imana icyubahiro, kandi nawe ndagushimira buri munsi, ndagusengera buri munsi, ngusabira umugisha. Imana yo mu ijuru igikomeze kumugisha, ikwagure, ikongerera amavuta menshi, mujye ugendane n'Imana mu buzima bwawe bwose, kuko uri intumwa y'Imana kuri twe. Ni wowe Imana yohereje kugira ngo urokore ubuzima bwacu, ubuzima bw'abantu. Pastor, Imana igirwe umugisha. Shalom, shalom. Mana ndagushima, ndatura umugisha ku bakunzi, kandi cyane cyane abasangiza abandi ubu butumwa bwiza dutambutsa ku muyoboro wacu mugari wa YouTube. Amahoro yabaganze kuri bo, guhirwa kube kuri bo, gihe cyose bumva ijambo rigira imbaraga mu buzima bwawe. Iki cyumweru turagisengera, turacyatura, turagihanura, turagifashe mu isi y'umwuka. Ni icyumweru cy'imirimo y'Imana, ntabwo ari icyumweru cya Satani, ntabwo ari icyumweru cy'abazima babi. Oya, la topi, ntabwo ari icyumweru cyo gukorwa n'isoni, ntabwo ari icyumweru cyo gusubizwa inyuma, ni icyumweru cy'ubuhamya n'imbaraga. Ndagushimye kubyo ukoze Mana, funguye ikirere cy'amashimwe, funguye ikirere cyo gukira, funguye ikirere cy'ibitangaza, funguye ikirere cy'ubuhamya, funguye ikirere cy'ubutsinzi, funguye ikirere cy'ubudahangarwa, funguye ikirere cyo gutabarwa mu isi y'umwuka, muri uyu murimo w'Imana duhagazemo, kuri message umugambi Imana ku buzima bwacu. Abantu bari mu gihugu, abari hirya no hino, abaturanyi b'u Rwanda, bari mu mahanga, bari muri Amerika, bari muri Canada, bari muri Aziya, bari muri Australia, abari muri Aziya hirya no hino, abari muri Afrika hirya no hino, abo bose iyi message ishike ku buzima bwabo, ivugane n'imibereho yabo, ivugane n'abana bari mu nda, ivugane n'amasezerano yarategerejwe igihe kirekire, ivugane n'amasengesho y'abera, ivugane n'ibyifuzo by'abera, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ihanantura imisozi yose, abera batabarwe mu gihe nk'iki Mwami. Ndagushimye kuko ugaruye amagara, ndagushimye kandi kuje komora inguma, uje gukiza inguma zo mu mutima, inguma zo mu bitekerezo, inguma zo ku mubiri, inguma zo mu marangamutima, uje gukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.